nawe bishaka wabigera iyo urebye ahashize hawe ugasanga ni habi kurushaho uri wakagombye nawe kwibwira ko uhiriwe ukibwira ko nawe wahiriwe aho kugira ngo fokasinge ku byo udafite banza wenjoyinga ibyo ufite gusa ntibikubuze gushaka ibyo ushaka nanone ibyo urimo uraharanira kugeraho ariko nanone ntiwumve ko umutima uhagaze mwishura bazamurika izuba yo Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo nami tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimye cyane mwishura azagaruka vuba Imana ishimye impara yaguye umunwa ukwishaka amazi Mana niko yamwifuza umemburisha ni wowe Mana ihoraho azamara inyota ntiryari nzakwirebera mu maso y'umucuzi yose ntiryari nzakwirebera mu maso y'umucunguzi umutima wanjye uhagaze ubabajwe n'iki wiringire itazabura gukiza uwihanganye wiringire itazabura gukiza uwihanganye uwifuza Imana wese imuhaziriza nuko nizere nishime imbabazi zawe nuko nizere nishime imbabazi mutima wanjye uhagaze ubabajwe iki itazabura gukiza uwihanganye Haleluya wiringire itazabura gukiza uwihanganye wiringire itazabura gukiza uwihanganye wiringire itazabura gukiza uwihanganye wiringire Mana wiringire itazabura gukiza uwihanganye Haleluya wiringire itazabura gukiza uwihanganye akandi kavuga ngo wiringire Imana wiringira uramahoro bezadashira amen
ndabasuhuje abantu badukurikiye kandi Uwiteka abaha umugisha. Kandi ngashyize ku ruhande no gakoresho k'Imana. Indirimbo tumaze kuririmba ni indirimbo y'180 mu gushimisha Imana. Iravuga ngo impara yaguye umwuma nk'uko ishaka amazi, Mana niko nkwifuza, niko njya nkwifuza ngo mpemburishe ubuntu. Ni wowe Mana ihoraho, mazi amara inyota, ni ryari nzakwirebera mu maso umucunguzi. Ngo umutima wanjye uhagaze ubabajwe n'iki? Wiringire itazabura gukiza uwihanganye. Ngo uwifuza Imana wese imuhaza ibyiza. Nuko nizere nishime, shima imbabazi zayo. Noneho hasi handitseho Zaburi ya 42. Ngira ngo nayo dusome wenda duhere uko birajyanye n'ino ndirimbo, niho yavuye. Wenda dusome kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 6. Anyway, nagusuhuje cyane Dorcas. Nakwakiriye mu kiganiro nako kuko n'ubundi twari turi kumwe. Murakoze cyane kunsuhuza, nanjye ndagusuhuje cyane kandi ndakwakiriye. N'abandi bose badukurikiye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mu mpande z'isi zose turanabakiriye. Guhera ku murongo wa 1 avuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Kumva umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Umutima wanjye ugira inyota, ukagira inyota by'Imana. Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe irihe. 5 aravuga ngo ibi ndabyibuka ngahinduka umutima, ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana, tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Mutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Noneho conclusion, ujye utegereza Imana kuko uzongera kwishimira agakiza kayo. Imana ishimwe kwigizana agakiza mu bantu. Hari ibihe bikomeye bya kera, sibyo? Twagiye tubamo tutabona Imana. Topic yacu uyu munsi iri buze kuvuga ngo ese ni gute nagira umutima unyuzwe? Turi mu bihe wenda bigoye byatuma umuntu yiheba, ariko ni gute muri ibi bihe, muri iki gihe kimeze gutya, nagira umutima unyuzwe? Yego, noneho turaza kwifashisha amagambo abiri. Yo muri Bibiliya. Rimwe riri muri Matayo 6:33. Aravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ndaza kubigarukaho. Hanyuma handi dusome muri Timoteyo wa 1:6. Aravuga ngo icyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Iyo umuntu akubwiye ngo kunyurwa, wumva iki?
ntekereza ko ijambo kunyurwa ubwaryo riba risobanutse. Numva iyo numvise kunyurwa numva kuba guhazwa n'ibyo mfite, nkumva ko nejejwe n'ibyo mfite, nkumva ko nyine ari byo ngo nakagombye kuba mfite. kandi nibyo niko bimeze. Wenda n'abandi badukurikiye bazaduha inyunganizi wenda muri za comment. Ariko ubundi kunyurwa nanjye nuko mbyumva, ni uko ufate ibyo ufite ukumva bikunyuze nyine, ukumva biguhagije, byaba byinshi byaba bikeye. So Papi Claver na Dorcas, iyo abantu batubona bakumva baratwandikira, baratubwira muri komenti rwose mwarahiriwe, ukumva mbese babona twaragezeyo, ukumva nta kintu cyo kwifuza gihari, Imana yatugiriye neza, yaduhaye urugo rwiza, mbese ukabona barabivuga nkaho nta needs tugira, ni ukuvuga ngo tutagira ibintu byo mbese byose tubifite. Iyo ubyumvishe kuri wowe Dorcas ubyumva ute? Ijambo ry'Imana rirabisobanura neza. Ntabwo umuntu ashobora kubaho adafite ikintu akeneye. Nibyo koko urugo rwiza turarufite, ariko ntabwo bishoboka ko dushobora kubaho nta kintu na kimwe twagezeyo. Ntabwo twagezeyo bibaho. Ntabwo nzi n'umuntu wagezeyo uwo ari we, ntabwo muzi. Icyo mfite nzi neza ko mfite ni kimwe, ni uko nyuzwe. Niyo mpamvu umuntu ashobora kukureba akavuga ati warahiriwe wagezeyo. Ntabwo ari uko waragezeyo pe, nta nubwo ari uko ibyo ukeneye byose uba ubifite. Hari ibintu bingora pe, nkumva ndabikeneye ariko ntabyo mfite. Birahari byinshi cyane, ndabizi. Ariko umuntu iyo abwiye we wagezeyo kabisa, ibintu byose urabifite, ukabona nyine hari n'ukuntu umuntu abikubwira, ukabona arimo arabikubwira ashaka kukubwira ko we ntabyo afite, ashaka kukubwira ko ibintu ufite nyine uri successful, umurusha 100%. Ariko burya hari ibyo nkennye we afite, akabyirengagiza, kumva ko ibyo mfite wadafite ari byo yakagombye kuba afite. Kandi burya na bya bindi afite njyewe ntafite abibuze, njyewe nkabigira, yajya ambwira ati wowe warahiriwe. Nta muntu ugira ibintu byose, umwe agira ibi undi akagira ibi. Niyo mpamvu nyine twunganirana tugafashanya kugira ngo dusharinge icyo mfite udafite nyiguhe, nawe icyo udafite njyewe mfite nshobora kuba nakigusharinga. Ariko nta muntu, barabitubwira nk'uko babivuze, ariko ntabwo ubundi bibaho. Ntabwo bibaho kuko icyo dufite nicyo cy'ingenzi, ni uko tuzi neza icyo dushaka. Icyo dushaka ni ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana tubifite, ibindi byose tuzabyongererwa. Si ngombwa ko biturushya, kuko ntabwo dufite kubyiha. Aho ngaho utaraharenga, when people say okay, iyo bavuze ngo turabona warahiriwe, uri kubyumva, wowe ubyumva ute? wowe ni iki gihita kiza mu mutima wawe? ni uko wenda ntagira amahirwe yo ndabona byose ubifite. ni uko wenda hari igihe wenda ushobora kubimbwira singira amahirwe yo guhita nkuganiriza ngo nkwereke ko nawe byose ubifite. Ariko ngewe ibyo nshaka numva nyine nshobora kuba mbifite kuko mbizi neza. Ahubwo ubimbwira ashobora kuba batazi ikintu ashaka icyo ari cyo. Icyo nshaka ngewe nzi ko nshaka ubwami bw'Imana, ibindi bikaba iby'Imana. Iyo ngize amahirwe yo kuganiriza umuntu umbwiye nk'icyo kintu, mba numva nyine namubwira nti ikintu mfite nuko nzi neza ko nshaka ubwami bw'Imana, nta kindi kintu mfite. Iyo ugize amahirwe mpita numva ko iyo umuntu abimbwiye, ntabwo numva ko ambwiye ngo nahiriwe kubera ko mfite urugo rwiza, nahiriwe kubera ko
mfite ibintu binini nyine mu bintu bifatika cyangwa se bigaragara ntabwo ngewe ariko mpita mbyumva ahubwo mpita mvuga nti uzi yuko kuba naraharaniye gushaka ubwami bw'Imana n'ibindi byose nshobora kuba narabyongerewe. aho ngaho ugeze kuri point wenda nshaka kugira ngo mvugeho cyane. Imana yaduhaye urugo rwiza, turashimira Imana, sibyo? Bitagiye kure ibi biduhaye n'abana, sibyo? Muri byose ni umugisha w'Imana, kuko ntabwo hari umuntu uhita utangira avuga ngo uretse ko iki muri kubyara cyane kugize isoni se ari kumva, ariko tubiziranyeho, sibyo? Tubiziranyeho. Imana nibyo yahinduye amateka yacu, sibyo? Uko twari turi imbere sikose, iyi dufite aho twavuye n'aho tugeze. Umuntu mu mutima we agira kwifuza. Ubwo ndatekereza nsubiye inyuma gatoya igihe nari ndiyo, kuko ndibuka nkorera amafaranga ya mbere nakoreye 10,000 kugeza ubwo noneho natangiye kubona nyine ariko nk'ubwo ndi kwibuka umunsi icyo gihe impembwe 10,000 ukuntu nayafataga nkumva wari ugeze ku nzozi. uri kumva, nayafataga nkumva nyine yabaye menshi, kugeza ubwo nageze ahantu najyaga nigisha nkabona nka 300 ku kwezi, hagati ya 300-400 gutyo, ariko still sinigeze mba satisfied. Abantu bashobora kutubona gutya turi kuri kamera turasa neza, sibyo? Twicaye ahantu heza iwacu nta kibazo nyine ubona dufite, ariko se niko tudafite ibyo dukeneye, niko tutagira challenge. Yaba bari bazi ibibera ntabwo zabura, kandi ni kuri buri muntu uwo ari we wese. Gusa njyewe icyo mbona nari ntararangiza, ubwo icyo narinzanye wenda narinje kuvuga ngo ni kuri ngiye njyanye n'ikibazo, wenda ngiye muri financial cyane kuko ariyo natwe wenda nigora abantu benshi cyane, kuko ni nacyo abantu bayirimbanira. ariko se wibuke ko hari abari, ntabwo turi wenda dushaka kubivugaho cyane, kuko wenda hari n'abashuti bacu wenda tuzi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, uri kumva, dushobora kwenda wenda gukomereka wumvishe tubikomojeho, ariko ntago hari ababa bari stable muri finance, uri kubyumva, ariko hari akandi kantu nabo bari bapfukama ku mavi bavuga ngo mana ntabwo kabura. Erega minsi ntabwo ari mu ijuru, icyo umuntu aba akwiye kugira ni umutima unyuzwe gusa. Noneho tugiye kuri iryo jambo rero, uri kumva, tugiye kuri iri jambo riri muri Matayo rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Noneho rero abantu barabicuritse muri iyi minsi, uri kumva, abantu barabicuritse, babanza ibyo tuzongererwa, ubwami bw'Imana bukaza nyuma, ubwami bw'Imana akaba ari bwo buza nyuma. Uri kumva ikibazo dufite gikomeye, ni ukuvuga ngo ntabwo turi gushaka ubwami bw'Imana ngo ibindi tuzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo duhangayikishijwe n'icyakagabanyije. Noneho harimo ikintu kigiye kumvikana aha ngaha neza, baravuga ngo dushake ubwami bw'Imana ibindi tuzabyongererwa, uri kubyumva? Noneho hari n'uvuga ngo ni ugushaka ubwami bw'Imana ariko undi no gushaka ibindi, uri kumva? Kandi ni ugushaka ubwami bw'Imana ibindi tukazabyongererwa. Hano rero niho abenshi mu batizera, uri kumva, baba confused, cyangwa se bakatwita abasazi, ubundi
tutagira ubwenge urakumva ntabwo hano Bibiliya iba iri kwigisha kudakora ntabwo iba iri kwigisha kudakora ahubwo ivuga ngo umutima wawe uba uwo gushaka Imana aho uri hose wakora uri kumva ariko ukumva ko icya mbere ari ubwami bw'Imana wenda nk'iyo tuvuga bino nta nubwo tuba turi kuvuga nk'abarimu ntabwo turi kubiganiraho sometimes hari abantu benshi nyine bakuru badukuriye babyumva cyane cyangwa se banabyumva kuturusha bakumva ko wenda turi kubivuga nk'abantu batoya uri kubyumva ariko noneho reka tugire cyane tuvuge ku bantu badukurikira ariko noneho bari young generation bari mu kigero cyacu cyangwa se hasi yacu bene abo bantu iyo batubona uri kubyumva babona twarabaye successful sibyo marriage successful ubuzima busanzwe successful sibyo wenda next time ndagira ngo tuzaganire ku rushako rwacu ngewe nawe uri kubyumva before yaho uri kubyumva uri umukobwa ndi umusore uri kubyumva turahuye turashakanye and then after ibyo ngibyo tuzabivugaho next time kugira ngo wenda duse n'abasobanurira neza abantu bashobora kugira amatsiko ku buzima bwacu wenda buri kuko nyine wenda twahuye nuko babona wenda tuzabivugaho ubutaha ariko icyo ndi kuvuga ahangaha ari ukuntu biza bigasa n'ibidukamura akenshi dukunda gushaka kwikompara n'abandi bantu uyu munsi ndagenda mu modoka wenda imeze cyangwa se nta niyo ngira nabona runaka we ayifite uri kubyumva nkumva birashoboka ko ushobora kuvuga ni nanjye iriya modoka nayishaka nkanjye ariko ntibitume wumva ko ubaye nk'aho utawe urakumva nk'aho utawe cyangwa se wowe nta kimana yakoze kandi kiba kinahari biba bihari byinshi kuko umuntu atekereje ubuzima bwose uri kumva wenda abantu b'abana batoya baba batarabitekereza cyane kuko baba bakiri mu babyeyi n'iki ariko iyo umuntu atangiye kugira imyaka hejuru ya 15 aba ari experience iyo myaka 15 uba ufite utuntu ugiye uhura natwo wenda nkanjye nagiye sitaragoringa kubera ubupfubyi urakumva ubupfubyi n'ubukene bw'iwacu urakumva hari undi usitaragoringa kuko ise na nyina badahuje cyangwa agasanga iwabo bakoze divorce kandi bafite amafaranga urakumva ugasanga umwana azi ko ise yinjira akubita nyina sibyo bene nk'uwo nguwo ntabwo tuba duhuje ibibazo ariko bafite ibye ntange mfite ibyanjye buri wese rero agira ahashize he uri kubyumva so ni iki cyafasha umuntu kumva anyuzwe n'ubuzima abaye wenda tuvuge nko muri iyi minsi hariho ibihe bigoye ubundi akavidewo nabonye k'umupapa ko
umupapa waryamanye icupa ry'amavuta. amavuta yarahenze. Amavuta yarahenze, umudamu yajya guteka umugabo ashaka yaranyigishije akantu akazana agakoroboye, umugabo akamusukiramo yarangiza genda ngo ajye guteka utwo ngutwo. Icyo nari mbivugiye, ubuzima burakaze pe, ubuzima burakaze. Intambara yo yatumye ibiciro nyine bizamuka cyane, mbese guhaha ni danje, no kurya ubu ngubu rwose hari kurya umwana ufite se na nyina kandi nawe ubwo ngubwo ntabwo abaye nyine abatuje ariko atamenye ibyabereye mu marido. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima burakaze pe muri ino minsi, byatuma abantu biheba. Twari mu nsengero dusenga, birarangiye, noneho ubuzima butangira kugaruka, bati musubire mu nsengero my friend, kugira ngo uzabone abantu bagaruka mu rusengero byari hatari. Urikumva abantu nyine baragiye bajya no gushakisha se, urebye nta no gushakisha, ni uko bahise bumva benshi bata ibintu by'Imana, mbese babivamo. Ariko disi icyo nkundira buri Imana iyo ifite umugambi, uzi ko hari abantu n'ubu batwandikira bavuga ngo muri kiriya gihe bari baraguye, barongera barabyuka kubera ko yagiraga umwanya noneho wo kwitekerezaho, agasenga, akumva indirimbo. ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ko nubwo hari abaguye muri kiriya gihe hari n'ababyutse. Hari ababyutse, hari n'abakijijwe. Ni iki cyahereza umuntu kuguma ari mu bintu by'Imana adakanzwe n'ibihe? Urakumva? Icyo ni icya mbere. Atihebye, bivuga ko avuye ku Mana, kubona uko abandi wenda babayeho ntiyumve ko byatuma we yumva ko ari nk'aho Imana yamutaye. Ufite imagine nk'umuntu uri nk'aho ngaho muri iyo eta. Ku kijyanye rero no gukangwa n'ibihe, njyewe ndi nahoze nanibaza ibi bihe turimo, nahoze nibaza ndawe wese ni ukubera ari njyewe, wenda abandi bitandukanye nanjye. Ubundi ibi bihe ntibyari bitabayeho. Hari igihe kigeze cyo bakavuga ngo ibiryo birari byinshi, abantu nyine bafite ibiryo, nta muntu n'umwe ufite ikibazo cyo kurya cyangwa cyo kubaho cy'ibiciro. Icyo gihe ntabwo nyizi, wenda wasanga abandi cyangwa se abandi barigeze bakibonaho, ariko njyewe rwose iyo nabitekerejeho nsanga n'ubundi uru rusaku inshuro nyinshi rwagiye rubaho. Ngaho ibiciro byabaye bibi, ngaho imvura yaguye, abahinze byagenze gutya, ibindi nyine ibintu ku isi bihora inshuro nyinshi bihora ari bibi, ariko bikanga tukabaho. Nyine urumva Imana ntabwo ireka abantu bayo pe. Ntabwo Imana, nicyo nashaka kuvuga, ibihe bibi bihoraho, sibyo? Ariko Imana ibikurindiramo. Ntekereza ko wagiye duha ingero zo mu gihe nyine wenda wari ufite ibibazo, igihe wabonaga amafaranga 10,000 ukumva ko nyine ubonye amafaranga menshi. Muri kiriya gihe usubije amaso inyuma ukabitekerezaho, wari ufite ibibazo nyine wumva ko udafite ibintu biguhagije, cyangwa ayo mafaranga warayabonaga nyine ukumva urishimye, sibyo? Ariko nanone ntasubize ibyifuzo byawe byose. Bitandukanye n'uyu munsi. Uyu munsi si 10,000 ubona, ariko nabwo urayabona ukumva urishimye, ariko ntabwo ashobora kurangiza ibibazo byawe byose. Birahari pe. Rero nibaza ko ari ubuzima tubamo, ahubwo ikintu dukeneye ni ukunyurwa. Ntiwumve ko ibintu byacitse byayoberanye. Niba utapfuye uri muzima,
uko byagenda kose nyine wabayeho, uko inzira yose byaciyemo ngo ubeho wabayeho. Abakantu niko nashaka kuvuga. Mbese ngewe mbona ubuzima bwanjye ngewe Claire mbona ari isomo wenda tuvuge nko kuri young generation, abantu bandi munsi wenda abakuru bo wenda nta nubwo bibareba, it's okay, ntibaze no kunjudging, ariko ubuzima bwanjye ngewe ni isomo ku bantu bakiri bato. Ukiriho wumva uhumeka uri kumwe n'Imana usenga, ibintu byose birashoboka kabisa. Ibintu byose birashoboka, nta kintu na kimwe utageraho. Even ngo nanjye nyine ndi kwibwira nkurikije ibintu Imana yankoreye, nkurikije ibyo maze kugeraho, n'ibindi byose nifuza mba numva bitazabura kubaho, bigomba kuzabaho. Njyewe icyo nashakaga kuvuga kumva ni ukubwira abantu ntibumve ko nyine umutima uhagaze, kuko ibihe bibi byahozeho, kandi iyo usubije amaso inyuma usanga waravuye mu bihe bibi, ariko nanone utarageze ku byo wifuzaga 100%. Twatangiye tuvuga nyine ku kuntu abantu ushobora kubwira umuntu runaka ngo wowe wagezeyo waranyuzwe, cyangwa se wageze ku nzozi, ku byo wifuza byose wabigezeho, ariko mu by'ukuri nawe ubishaka wabigeraho. Nawe ubishaka wabigeraho. Iyo urebye ahashize hawe ugasanga ni habi kurusha aho uri, wakagombye nawe kwibwira ko uhiriwe, ukibwira ko nawe wahiriwe, aho kugira ngo ufokasinge ku byo udafite. Banza wenjoyinga ibyo ufite, gusa ntibikubuze gushaka ibyo ushaka nanone, ibyo urimo uraharanira kugeraho, ariko nanone ntiwumve ko umutima uhagaze, sibyo? Uhore wumva nyine unyuzwe nawe, sibyo? Unyuzwe n'uwo uriwe, apana kumva ko kubera iki njyewe nafite biriya runaka afite, kubera iki nafite urugongo rwa Clever, kubera iki nafite yes, ararufite, ariko wenda hari icyo ufite nawe adafite, sibyo? Kandi ushobora gusanga n'uwaguhitishamo ushobora utabasha guhitamo icyo Clever afite, wagumana icyo ufite wowe. Anyway, ubundi ni ikintu kiba gihari, hari ukuntu wifuza ubuzima bw'umuntu runaka, nyamara ubashije nko kujya nko mu mwanya warimo, ushobora gusanga wibeshye cyane kabisa. Ushobora gusanga ashobora kuba afite ibibazo birenze ibyawe. Hari n'igerega ubwo buzima bumubona kugira ngo abugereho ku buryo wowe izo mbaraga utazitanga cyangwa utanazibona. Hari n'igihe usanga umuntu ashobora akavunika ariko bikamutera indwara. Njyewe ikintu nashakaga kwibwirira abantu ni ukumva unyuzwe n'ibyawe wowe ufite, sibyo? Ibyo Imana yaguhaye nibyo yabonye ko bigukwiriye. Wowe icyo usabwa ni uguhora imbere yayo, wenda uyaka ibyo wumva umutima wawe wifuza, ariko nanone uyishimira ibyo yaguhaye. Wenda nibyo bijyanye n'uyu murongo wenda turasorezaho, ngo icyakora ni Timoteyo nyine 6 umurongo wa 6, Timoteyo wa mbere, ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kubamo inyungu nyinshi. Mu gihe twubashye Imana hanyuma tukananyurwa, ibyo byonyine bizatuzanira inyungu nyinshi. Amen. Ndi gutekereza akaririmbo kaka njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, ngo icyama nawe akaba umukiza wawe. Icyo gitero nicyo turirimba, hanyuma turirimbe n'icyaka
igitero cya 4 cyayo kivuga ngo kuri ubu yagira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye nta wundi wayakuba atemba nk'uruzi abisi ntibayazi cyangwa ngasanzwe yahawe nawe. aya magambo akunda kufasha cyane, ubundi nkunda kuyavuga n'ahantu hose ahenshi anjemo indirimbo n'indirimbo cyangwa se ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro mpita numva aya magambo anjemo. igihe Petero bamujyanaga mu nzu y'imbohe, uzi ikintu cyabayeyo? noneho ngo yari bubyuke yari bubyuke bamukata igihanga, urakumva? bavuze ko bari bumwice, ari kumwe na Sira. noneho Sirasi bajya bavuga Sira kumva ngo ni Petero na Sira ni Petero na Sira Sirasi. noneho bari babizi neza ko bari buramuke babica. Petero na Sira bariririmbira, bararirimba koko. uzi ikintu cyabaye? barangije barasinzira. uzi umuntu ushobora kugira amahoro, uri kumva, akagira amahoro akayagirira muri iyo situation, ni ikintu gikomeye. ukumva uratuje ukabona ibitotsi byo gusinzira, uri mu nzu y'imbohe utari no ku gitanda bataguhaye uburiri, mu nzu y'imbohe ukaryama ugasinzira uzi ko bari bubyuke bagukata umutwe. noneho dore ikintu gitangaje, Petero yarasinziriye koko. noneho menya yarasinziriye n'ibyo atari agasinzira kubera amahoro yo mu mutima. uzi ikintu cyabaye? marayika rero reka azaze kumukangura, asanga yasinziriye. uzasome neza, marayika kumukangura byaramugoye nawe ubwe, uri kumva? umutipe yasinziriye neza neza neza, uri kumva? igitotsi yari arimo arakanguka. wumve nawe ni nka kwa kundi umuntu ashobora guhita gukangura ako kanya uri mu gitotsi cyatari, akagusohora nko hanze ugashiduka ugeze hanze, kuko nyine yabaye surprised ageze hanze, ahita abona koko byari ibya nyabyo, ngo yagize ngo ari kurota yagize ngo ari kurota. rero natwe mu by'ukuri pe, uri kumva, wenda tubiziranyeho ngewe nawe, dufite ibintu byinshi twifuza kubyumva, tunasenga rimwe na rimwe tukabwira Mana wawe byatinze ni byose, uri kubyumva? ariko muri ibyo byose tugira amahoro, tukaririmba, tukishima, tukumva duhorana ibyishimo. ni nabyo cyane cyane twashatse gusangiza abantu badukurikira, kugira ngo ayo mahoro Uwiteka atanga namwe abe mu mitima yanyu. atemba nk'uruzi ngo abisi ntibayazi, ariko abizera umwami twebwe twizera ko igihe cyose Imana ariyo kwizera. amasezerano yose twahabwa yuzurira mu isezerano rimwe rivuga ngo ubugingo buhoraho, sibyo? wari uzi ko Imana ishobora kugusezera imperuka izaba Imana ikibwira abantu ngo ngiye kukugirira neza agomba?
ngiye kuguha inzu, ngiye kuguha imodoka, abahanuzi bazaba bakibihanura pe. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kubyitiranya, bagasanga wenda hari umuntu mwasenganye uzi Imana yaramubwiye ngo ngiye kuguha imodoka, yarangiza ukabona yitabye Imana, ukumva nyine wayi confused. Ariko no, amasezerano yose yuzurira mu isezerano rimwe rivuga ngo ubugingo buhoraho. Iyo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza nyuma. Mfite umukizo ujya ku Mana, inshuti idahana si nk'inzozi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamubaka umukiza nininginga Imana bikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Nininginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Ngira mahoro umutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyamagasa ngo yahawe nawe. Nininginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Nininginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. Byose bizambera byiza n'amahoro, no mu byago nzaririmba ko ndamahoro. Nawe ndiho naho napfa, nzi ko nkurwa n'Uwiteka, Yesu ampiye na byose n'amahoro. Zikomurwa n'Uwiteka, Yesu ampiye na byose n'amahoro. Naho ndiho naho napfa, zikomurwa n'Uwiteka, Yesu ampiye na byose n'amahoro. Yesu ameze k'umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi rero irambabariye angir'impuhwe, yamviriye amaraso yo mu mutima we, nanezerewe cyane kuko yancunguriye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite umufasha, Imana ishimwe cyane. Iwufasha
imibabaro yanjye yose ntikwayizi ahindura iyo mibabaro wanezerewe Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane kumana mw'ijuru ufite umugabane Imana ishimwe cyane umwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe cyane mw'ijuru mw'ijuru abera bazamurika izuba Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane mw'ijuru mw'ijuru abera bazamurika izuba yo Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo Mwami tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane mw'ijuru mw'ijuru abera bazamurika izuba Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane tumwitegure tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane tuguha icyubahiro mwami Imana haleluya haleluya turagushimiye cyane kubw'amahoro gutanga ukwiriye Mana ndakeka ko buri wese ubashije kutwumva agize ikintu yumvise icyo wadushyize ku mutima mwami Imana Yesu ushimwe reka buri wese ahazwe nawe niwe uhumuriza imitima inaniwe niwe washoboza umuntu kunyurwa mwami mwiza imitima y'abantu bawe niwo ukeneye iragukeneye muri iki gihe kigoye muri iki gihe kigoye abagenzi ongera twibutse ibyo twifuzaho mu izina ryawe Yesu Kristo turifuza kukubona turifuza kukumva imitima yacu irakunyotewe Imana ishimwe mu izina ryawe Yesu Kristo tugotesha imbaraga zawe ongera utwibutse iby'umusaraba haleluya mwami mwiza imitima inyuzwe gushaka gusa Mana kuri iyi nduru z'abarasana niho dushaka kuba twe kandi uzakomeza kubana natwe none n'iteka ryose mu izina